rya dawe uri mu ijuru, mbere y'uko dukomeza nyine igice cya kabiri cy'ubuhamya bwacu. Nibyo. Ngaho rero izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yegere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro riduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduterane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Izina ry'Imana Data n'Umwana na Roho Mutagatifu. Amina. Urakoze cyane rero kudushyira imbere y'ibiganza by'Imana. Isengesho rya dawe uri mu ijuru ni isengesho dukunda guhuriraho n'amadini menshi cyane, amadini y'abakristu, yaba ari abakristu gatolika. Aho dutandukanira twebwe nuko tubanza gukora ikimenyetso cy'umusaraba, ariko dawe uri mu ijuru ni isengesho riri universel ku bakristu bose. Nuko rero warusanze nimunganiriza abatwumva bakurikiranye channel yacu Inkubiri 24 cyangwa se Inkubiri 24, ko dukomeza ubuhamya bwacu igice cya kabiri. Ubushize twabagejejeho igice cya mbere cy'ubuhamya bwacu. Uyu munsi turaza kuza gukomeza tubabwira uburyo twavuye muri ariya mashyamba ya Kongo tugataha tukagera iwacu, byagenze gute mu buzima busanzwe, ni ibiki dushobora kubabwira mu magambo make, kuko ntabwo nyine twifuza ko iki kiganiro kiza kurambira abantu, turifuza ko kiza kuza kuba nk'isaha. Turajya duhana ijambo, ufata ijambo nanjye nze kuza kunganira, gutyo noneho tuze kureba ko wenda dushobora kwiha igihe cy'isaha. Dutangiye dutizeho gato ku gihe twari twihaye, ariko nta kibazo. Ubu twavuga ko mu by'ukuri dutangiye saa 7:40, ni ukuvuga ngo saa 8 zibura iminota 20-25 gutyo turaba dusoje ikiganiro cyacu. Kandi turizera ko Imana irabana natwe muri iki kiganiro cy'ubuhamya, igice cya kabiri cy'ubuhamya bwacu, kugira ngo kize kugenda neza. Ngaho rero Hakizimana, watangira ugakomereza aho warugejeje ubushize, ukabwira abanyarwanda uko byagenze, ukuntu watahutse ute, wageze mu Rwanda bigenda gute, hanyuma se ubu ngubu kuri mu mahanga byagenze gute kugira ngo ugaruke mu mahanga. Mu magambo makeya yagiye yumvikana ariko uvuga iby'ingenzi nyine mu buhamya, watubwira iki Bwana Emmanuel? Nyine nkomeje aho twari tugeze, navuga ukuntu twongeye gusubira mu nkambi. Inkambi yari kongera kwakira abantu nyine barokotse. Ubwo narahageze mpasanga aho narindi urebye narindi njyenyine, ariko nkomeza kugenda nyine nsubira mu nkambi nshakisha ko nabona wo mu muryango wanjye nyine baba wasigaye. Narahageze nsanga papa yaharokokeye, nsanga n'abavandimwe banjye abakobwa 3 n'abahungu 2 nabo barokotse. Noneho dutangira nyine gutaha mu byiciro nyine. Icyiciro cya mbere twatashye nyine turi abahungu gusa, nabwo dusa nkaho twabanje kugenda, habanje kugenda 2, noneho nanjye nza kubakurikira, nza kubasanga nyine mu nkambi ya Kisangani. Ubwo twagendaga mu ntuza muri gare ya moshi, ni gare ya moshi nyine yazaga abantu bagasimbuka bakajyamo nyine bashaka kugenda, ku buryo hari na gare ya moshi nari ndimo abantu bapfuye kubera kubyigana. Nagize amahirwe nuko nari ndi ku ruhande ku buryo nashoboraga kugenda mpumeka, ariko nk'abantu babaga bari hagati barapfuye benshi cyane kubera kubyigana. Ubwo rero twageze nyine mu nkambi ya Kisangani, nyine abantu banyuragamo mbere yo kurira indege. Noneho mpurirayo na mukuru wanjye na murumuna wanjye, nuko noneho dufata urugendo rwo gutaha, ndetse tuza no kuhahurira na murumuna wa papa we. Twaje guhurira nawe, ngira ngo twahuriye nawe tugeze ahubwo mu Rwanda, dusanga yaragiye mbere, noneho duhurira nawe mu nkambi yo mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo icyo gihe nyine twuriye indege, hari indege nyine zacyuraga abantu. Ni indege zabaga ari nta nubwo ari kuvuga ngo indege abantu kuvuga ngo kugenda mu ndege ubundi abantu nyine bavuga ko hamo comfort, ariko ukuntu zabaga zikoze rwose, zabaga indege zitwara imitwaro nyine, abantu bakadushyiramo gutyo tukicara hasi nta nyine tukagenda gutyo, wagira ngo batwaye imitwaro, niko navuga. Nuko
ubwo turataha nyine tugera i Kigali. Hari inkambi yabaga hafi ya za Kigali, niba ari Rulindo, ndatekereza ko ariho yitwa. noneho turagenda, bukeye batujyana mu nkambi yo muri perefegitura yacu yitwa za perefegitura ya Kibuye. Noneho turarayo, nanone bucya twongera kugenda dufata urugendo n'amaguru nyine tujya muri komine yacu zitwaga za komine n'ubundi. Icyo navuga nyine, twagezeyo nyine abantu baravuga ati abana bo kwa burugumesitiri baje. Ubwo nyine bamwe baratwakira, batugurira imyenda. Urumva nta myenda twari dufite, nta nkweto, nta ki, nyine ibintu byose byari byaradusaziyeho. Nuko noneho ubwo batujyana nyine kwa nyogokuru, kubera yuko nyogokuru na sogokuru nibo bari bakiriho, nibo batwakiye. Noneho tubaho ngaho. Ubwo icyo navuga ni uko mu minsi yakurikiyeho nanone, ubwo papa nawe baje kumucyura nyine na bashiki banjye. Noneho papa wanjye ubwo akigera nyine kuri komine, icyo gihe baramufashe, nta nubwo bamuretse ngo ajye gusuhuza sogokuru cyangwa nyogokuru. Baramufashe nyine baramufunga. Nuko nyuma y'igihe gito nyine ubwo bamwicira muri gereza. Ubwo nyine dusigara turi imfubyi gutyo. Ubwo mbere y'uko nkomeza, ndakwihanganishije mbere na mbere bw'umubyeyi wawe bamwiciye muri gereza santara, cyane muri kasho y'aho ngaho muri komine iwanyu. Ni muri kasho ya komine. Babanje kumufunga. Nibuka ko najyaga mugemurira nyine, bagafata ibiryo njyanye bagashyiramo umukungugu bakamushyira. Mbese ugasanga ari ibintu nyine biteye ubwoba. Ndetse n'uburyo nyine bamwishe, baramusohoye nyine, bamusohoye bamukurubeta nyine. Abandi banyururu barabibonye. Noneho baragenda nyine baramwica, ariko binavuga ko bamwishe nabi nyine. Ariko ubwo baje no kurasa nyine, baravuga ngo bamurashe ngo atorotse. Ariko ubwo ndakwihanganishije. Ni ibintu bibabaje cyane cyane umubyeyi wawe umupapa. Umubyeyi wawe mama we harya watubwiye ko ushize yari asigaye mu cyaro. We nyine yapfiriye mu nkambi ya Kasese nyine, mu gitero nyine baduteyeho mu nkambi ya Kasese. Ni ukwihangana. Nuko ubwo rero nanjye nkubwiye uko byangendekeye ushize, nanjye nari nababwiye ukuntu umubyeyi wanjye nawe yiciwe mu nkambi ya Kasese, nk'uko n'umubyeyi wawe yiciwe mu nkambi ya Kasese. Hari ku itariki 22 z'ukwezi kwa gatanu 1997. Iyo tariki yo ntabwo nayishidikanyaho, kuko inkambi naje kuza gushakisha amakuru, mbona ko inkambi yatewe ku itariki 21, ariko wa mbere mu gitondo mama we yapfuye ku munsi ukurikira. Ntabwo bahise bamwica kuri uwo munsi bateye amabombe mu nkambi, ahubwo mama yishwe akubiswe ifuni, kubera ko yari umukecuru kandi adashobora guhunga. Hanyuma mushiki wanjye yabihagazeho, kuko nawe yarari yihishe ahantu hagana hepfo mu ntuza mu biti by'imigano. Ubwo rero twebwe no ntabwo wihangane rwose nawe. Urumva ni igikomere gikomeye, ni ibyago bikomeye umubyeyi wawe nyine yanyuzemo, umuryango wawe wanyuzemo. Ndakwihanganishije. Ubwo mama rero yapfanye na mushiki wanjye mutoya, wari ufite nk'imyaka 12 icyo gihe. Nuko hanyuma ubwo mushiki wanjye wundi mukuru wari ufite utwana tubiri, akana kamwe karagahinja, nari nababwiye ko kavukiye aho ngaho muri iyo nzira ndende, ko yabashije kukageza mu Rwanda. Ndetse n'akandi kana yari afite kari gafite nk'imyaka 7 nako. Abo bose bariho ubu ngubu. Nuko ubwo rero twebwe, kuko tutari turi kumwe na ba mama, ngewe nari kumwe na petit frère na petite sœur, twatandukaniye kuri 52 km do Kisangani, ahantu bitaga hafi yo ku nkambi y'amahoro aho ngaho muri izo nzira. Noneho twerekeza direction za Opara. Nuko turakomeza turagenda. N'ubu ushize narabisobanuye, nza kuza kugera ahitwa Mbandaka rero niho twatahiye. Ubwo rero Mbandaka byagenze gute? Hari ahantu twamaze ukwezi, umuzayirwa yaraducumbikiye. Hanyuma umuzayirwa aza kuza guterwa ubwoba, bamubwira ko umuntu wese ufite abanyarwanda agomba kubikiza, agomba kubohereza bagataha iwabo mu Rwanda, cyangwa se akabashyikiriza ingabo za Kabila zari zimaze gufata ubutegetsi.
ariko nyine nk'uko mubizi ingabo za Kabila bivuga ingabo za APR nyine zari zinjiye muri kiriya gihugu zije gusenya inkambi z'impunzi ariko zifite n'umugambi nyine ngo wo gukuraho perezida Mobutu zigashyiraho undi mu perezida. Ubwo twari twabyumvaga gutyo, uwo mukongomani ubwo yajyaga ajya kuri ku muhanda, nta nubwo ari na kaburimbo, umuhanda mukuru wajyaga Imbandaka, noneho agiye gushakisha amakuru akahasanga abasirikare b'abana bato cyane, akaza akambwira ati vraiment ati ni abasirikare b'abana bato, ati cyakora twumvise bavuga ko bavuga ikinyarwanda ko ari bene wanyu, ati none se ati ko ari bene wanyu ntimushobora kubasanga? Noneho tukamubwira tuti rero abo ngabo wita bene wacu b'abanyarwanda nibo twahunze n'ubundi nibo bashaka kutwica. Ubwo rero abakongomani twagiye tubasobanura uko ikibazo cyacu kimeze. Uwo mukongomani yaje kuza kumenya amakuru ko ngo iyo umuntu ngo avuze ko donc muri HCR ngo barabazaga ngo hari kategori 3 z'abantu. Iyo wavugaga ko par exemple wishe donc hari ibintu by'ibyaha ngo ufite ngo mu Rwanda cyangwa se ukabyishinja, ngo icyo gihe ngo bagushakiraga mu gihugu ngo ujyamo ngo cyo hanze, ngo cyangwa se ngo bavuga ko ngo nta kintu wakoze ngo bakagucyura, ngo cyangwa se ukavuga ngo wenda urashaka kwigumira mu bazayirwa bakabakumisha aho ngaho. Ibyo nibyo byiciro bitatu. Ubwo rero yarabimbwiye, ubwo nari ndi kumwe na Petit Frere nyine na Petit Seri, araduporopoza ati se murahitamo iki? Ati kuko njyewe ntabwo nshobora kubagumana hano, ati byanga bikunda bazagera igihe bazatwica. Ubwo kubera ko dufite abanyarwanda, ubwo njye nambwe nti waratubitse, waradufashije, uratwondora, uduha ibyo kurya, uduha aho kuryama, ntabwo natuma rwose bakugirira nabi. Ibyiza ni uko twava hano, kuko niba iyo HCR irimo gucyura abantu tukataha tukajya iwacu. Ubwo rero arambwira ati none se ati ko iwanyu wowe ntibazabica? Ati se ati niba nta n'abantu wishe, ati wavuze ko wabishe ukandika urwandiko noneho ko ngo bahita babajyana mu bindi bihugu. Ndamubwira rero nta kintu, nta muntu nishe, nta muntu nagambane, nta muntu nagize gute, nta nubwo kandi nakibeshyera. Ni kugira no kuba ngo ayo mahanga yandi bayatujyanamo ntabwo nabimenya, ntabwo ngiye kwibeshyera, ahubwo niba ari ugutaha kugira ngo tuzajye kugwa iwacu, ubwo nyine nzatangiye kugwa iwacu. Nuko ibintu bimeze. Ubwo rero baraduherekeza batugeza ahantu gutya ku ruzi. Kuri urwo ruzi niho abantu bafatiraga ubwato bakagenda bakajya mu mujyi witwa Mbandaka. Umujyi witwa Mbandaka noneho abantu bakabacyura. Ubwo rero natwe niko byagenze. Muri ayo mazi twagenze amajoro 3, naho byarimo imibyigano, abantu bari benshi bashaka gutaha, kandi noneho akato ari gatoya, kandi noneho karimo kondisiyo mbi, nta n'ibyo kurya nta n'iki. Ariko twamaze iyo minsi 3 njye nanarwariyemo malaria hafi yo gupfa rwose, ariko Imana ikinga akaboko ndakomeza ndahanyenyeza nza kuza kugera Imbandaka. Ubwo rero nyuma y'iminsi 3 y'ayo majoro 3 twageze mu mujyi wa Mbandaka, noneho dutangira kubona imbone nkubone n'abasirikare nyine abo ngabo bitaga bakadogo, abo ngabo basirikare bari barafashe na Kongo yose, Zaire yose. Ubwo rero abasirikare twatangiye kubabona, tukababona nyine tukabitegereza. Kuko njyewe muri 1993 mu bintu by'amasezerano yarusha inkotanyi zizi Kigali, nanjye nari narabashije kubareba, kuko urabizi ko hari ibintu byinshi by'ibihuha byazaga uturi inkotanyi bavuga ngo zifite imirizo, zifite amatwi maremare, zifite iki. Ariko njyewe nari narabashije kubona izaje muri CND, kuko nagiye kuzireba hariya kuri Nyabugogo njyanye n'umuhungu wa mukuru wanjye gutyo i Kigali, kuko urumva twari dufite curiosity yo kumenya uko nyine abo bantu bavugwaga mu bitangazamakuru bameze. Ariko ubwo ngubwo noneho nkabona n'abantu bidukara cyane, bananutse mu maso, bananutse, bafite amasimoko yabo ateye ukuntu, afite za madoadoazi atasanzwe ameze nk'amasimoko y'ingabo za kera zambaraga. Ubwo rero iyo image niyo yari yarangumyemo y'inkotanyi, ariko ni nayo image yongeye kugaruka nkibona abo basirikare bari mu mujyi wa Mbandaka. Ubwo rero benshi banavugaga n'ikinyarwanda, baratubonaga duhise bati dore za nterahamwe, bavuga gutyo rwose mu kinyarwanda, batwita amazina atandukanye, ingurube, impyisi, interahamwe, ibintu nk'ibyo. Ariko rero twe tukareba hasi nyine tukabihora, tukanga kubareba mu maso. Ubwo turagenda tujya ku kibuga, hafi y'ikibuga cy'indege Mbandaka. Umuntu iyo yageraga ku kibuga cy'indege Mbandaka mwaragenda mukiyandikisha, noneho nk'ijoro rimwe, ijoro ku munsi wa kabiri bagahita babashyira mu ndege bakabacyura.
ubwo ngaho Imbandaka naho sinavuga byinshi byahabereye kuko hari ahantu hirya gutya mu gisambu hafi y'ahantu nyine inkambi yari iri bajyaga bajyana abantu b'abasore bakabica. ubwo rero ngewe na Petit Frere kuko twagaragaraga nk'abasore, abakobwa bo ntabwo bavuga ko bakunda kubica n'abakecuru, ariko abasore bo barabarobanuraga. ubwo byabaye ngombwa ko twebwe tujya muri shitingi turihisha turaryama kugira ngo bataza kutubona, bataza kubona ko turi n'abantu b'abasore bashobora kuba bafite ingufu. ubwo rero nicyo cyadukijije. buracya mu gitondo abakozi ba HCR baza guhamagara impunzi, badukoresha umurongo, badukoreshaga umurongo kugira ngo hataza kugira umwe abo ngabo abasirikare bari barinze mu mujyi wa Mbandaka kugira ngo batagira uwo batwara. ubwo rero turagenda natwe twurira indege, zari indege koko zitarimo zo gutwara imizigo, nta ntebe zabagamo, twicaraga ibyo bita songamana, umwe yicaye hagati y'amaguru y'undi, ku buryo iyi ndege yageraga nk'ahantu igira gutya ikihengeka cyangwa se ikazamuka gutya, abantu barageraga gutya bagakubitana imitwe cyangwa se bakagira gutya bagakubitana intuza bakagwirirana. ariko ibyo ngibyo ntabwo aricyo cyari ikibazo cyane. icyari ikibazo cyane kwari ukuboko kiryoshya tukabona tugeze iwacu. ubwo rero indege yari idutwaye, harimo n'ibihuha byinshi bavuga ngo bagiye kutwicira Kisangani, ngo ntabwo tuzarenga Kisangani. ariko njye ku bwanjye nkatekereza nti none se aho kutwicira kuki batatwiciye Imana? ubwo rero kugira ngo wenda batwicire Kisangani ni ngombwa ko baza gufata indege kugira ngo badutware. aho ngaho naratekereje ndavuga nibyo byose byanga bikunda iyi ndege iragwa Kigali, iratugeza iwacu mu Rwanda. ntabwo ari bujye, ntabwo bashyiraho ibiciro by'indege kugira ngo baze gufata abantu mu Imbandaka bajye kubicira Kisangani. ibyo bihuha byo numvise ko bidashobora gufata. nuko turagenda, nyuma y'amasaha nk'atanu ahari twagiye tubona ikirere cy'iwacu mu Rwanda, tutangiye kukibona turishima turavuga tuti ntabwo tukiguye mu mahanga, tugeze iwacu, byibura n'uwapfa yapfira iwabo. ubwo rero natwe twageze aho ngaho i Kigali, ku kibuga cy'indege i Kanombe hari amatante abiri, hari amahema abiri. ihema rimwe bajyanagamo abantu b'abasirikare, irindi rikajyamo abantu b'abasivili. ubwo rero uko twebwe ko ntari narigizemo umusirikare, na Petit Frere na Petit Sœur nta n'umwe warigizeho umusirikare, byabaye ngombwa twe twahise turombereza mu ihema ry'abasivili. ariko ubwo ngo abasirikare aho ngo ku kibuga cy'indege baradukurikiye, nkanjye barankurikiye barambwira ngo nongo wowe ngo jye hariya. ndabaza ko iki ko ngewe ndi umusivili kuki mudashaka ko njya hano? barabanza bandeba hano ku rutugu kureba ko nahetse imbunda, bareba iki byose ko hari inkovu zaba zihari, ibintu nk'ibyo bambaza ngo nta n'imyitozo wakoze mu nkambi. ndababwira nta myitozo nigeze nkora. ubwo rero barandekwa ngo ngaho ugenda wakijingaho, barantuka. nuko ndagenda njya muri ibi bahema ry'abasivile. maze kujya mu ihema ry'abasivile, ubwo aho ngaho ntuzi Kanombe ntabwo twaharaye, bahise batuzana amabisi atujyana mu nkambi ku Ruyenzi. ndakeka namwe ariyo mwabanjijemo, wenda nuko izina wari waryibagiwe. inkambi yo ku Ruyenzi niyo yari kandi transit, twayirayemo ijoro rimwe natwe, noneho bita batugeza iwacu ku Mugina ku Ivuko. ubwo ndaza kuza gukomeza ku gice cyo ku Ivuko, nawe umaze kurangiza igice gikurikiraho. ijambo ni iryawe. urakoze cyane. ubwo nyine nahoze mvuga ukuntu nyine papa yishwe nyine, noneho tukaguma nyine kwa nyogokuru. ariko ubwo byageze aho nyine dutangira kureba uko twasubira ku ishuri. noneho banavuga ko nyine abanyeshuri batashye bagira ingando z'abanyeshuri kugira ngo bazasubire ku ishuri. ubwo twagiye mu ngando tumarayo ngira ngo ni amezi 3, twayikorera ahantu bita Nyamishaba. tuvuyeyo tureba ko twasoma amashuri kubera ko twigaga imbere ya jenoside. nyine nigaga mu iseminari na mukuru wanjye naho niho yigaga. ubwo nyine twagiye kureba Musenyeri, noneho arongera dusubiza mu iseminari. njye nsubira mu iseminari yo ku Nyundo, na mukuru wanjye nawe ajya muri seminari yo mu Ruhengeri muri Nkumba, ahantu bitaga muri Nkumba. ubwo nyine twarize nyuma yaho baje no gutwara nyine murumuna wa papa wanjye, nawe nyine aricwa. ariko we uburyo yishwe nyine ni kwa kundi ko kurirwa irengero, ntabwo tuzi ahantu yiciwe. ariko bivugwa ko nyine yiciwe ahantu hari ahantu mu kigo cy'ababikira, nyine cyari ikigo cy'ababikira.
cyiciwemo abantu benshi bo mu bwoko bw'abahutu. Icyo kigo ntekereza ko gutekereza ko nzakora umuhango ndetse wo kwibuka nyine abantu bo muri komine yacu, abanyarutsiro nyine bishwe n'inkotanyi. Aho ngaho ndumva nzongera nkahagarukaho haba abantu bica aho ngaho ku icyo kigo cy'ababikira, ndetse no kwa padiri, ahantu hari ikigega cyo kwa padiri, hari abantu bagiye bahicirwa nyine, bivuga ko bishoboka ko baragiye batabwa nyine muri mu misarani yari aho ngaho. Navuga ko ndacyashaka amakuru, n'uwagira amakuru nyine y'aho hantu ashobora kuyangezaho kugira ngo icyo gikorwa cyo kwibuka nyine abantu nyine biciwe muri Rutsiro nyine bishwe n'inkotanyi, kugira ngo icyo nzagikore. Ndetse nawe nkaba nagushishikariza niba bishobotse ukaba wategwa nawe n'igikorwa nyine cyo muri komine yawe, yenda ahantu aho uvuka nyine abantu baba barishwe, ukaba wareba wenda ukaba wabaza amakuru nko kubona amalisite yabo, kugira ngo twegeranye amakuru, noneho tujye dukora nyine ibikorwa byo kwibuka. Nanjye ndimo kuruko najya mbona n'amalisite yabo, babazi bashobora kunyohereza message kugira ngo icyo gikorwa nacyo kizabeho. Ubwo rero nyine murumuna wa papa nyine ubwo yiciwe aho ngaho nyine bivuga ko yiciwe aho ngaho mu babikira, ubwo nawe turamubura. Ariko ikindi kintu nibuka ni uko uzi ko hajya haba ibikorwa byo kujya kwiyandikisha kuri komine byo gushaka amarangamuntu mashyashya. Nibuka ko nanjye ahubwo nakubitiwe ku karere kuri komine, sinzi ukuntu nari ndimo ngenda gutyo, sinari nza by'amategeko nyine yaje mashyashya. Noneho nari ndimo ngenda nca kuri bariyeri, ngo hari bariyeri aho ngaho, nayibonye rwose, ariko naciye ku ruhande, sinayisimbutse, sinayinyuze munsi. Noneho umupolisi arampamagara ngo nciye kuri bariyeri, ngo nambaye ingofero. Icyo gihe kuko nari nambaye ingofero, ariko naciye ku ruhande rwose, sinarenze iyo bariyeri. Ni uko ku ruhande hari akayira bacagaho, ariko ngo mbere y'uko nyine uca kwako kayira ngo agomba gukuramo ingofero, sinari mbizi. Nuko ubwo ngubwo arampamagara, aranjyana, atangira kunkubitagura, ankubita inshyi nyinshi cyane, arankubita ngo shango harya ngo wowe ngo nturoko ngo kwa burugumestre sha. Nuko atangira kunkubita, ndetse ngira ngo atangira no gufata imbunda rwose, ashaka kundasa. None ubwo hango hari umuturage ku ruhande, bivuga ko yari umuturage w'inshuti ye. ngo aramubwira rwose, ndabyibuka n'uwo muturage niba kiriho nawe ibyo bintu yabivuga, aravuga ngo rega ngo umuntu ngo ni umwana ngo mwihorere, ngo ni umwana ngo yari umwana ngo mwihorere ngo agende. Nuko ubwo nkira gutyo, ariko uwo mupolisi yari yanyibasiye rwose, yankubitaguye, yampundaguye. Nuko ubwo rero aho naho navuga ko naharokotse, ni ukundi kurokoka. Kandi uzi ko nyine ubundi ubwicanyi nyine bwakozwe n'inkotanyi, hari ubwabereye mu Rwanda, hari n'ubwabereye muri Kongo nyine, ubwo bwicanyi bwose bwarabaye. Nuko aho rero navuga ko nahakiriye uwo muturage arakomakoma ati rwose umupolisi wikubita uwo mwana, aracyari umwana, mwihorere. Ubwo rero nkomeje, navuga nyine ibyo ubwo nyine twabaga turimo gushaka ibyangombwa amarangamuntu kugira ngo ibyo kujyana ku ishuri. Ubwo nyine twaragiye turiga turakomeza. Noneho navuga ko no mu gihe cyo kwiga nyine ari nabwo naje gutangira kumenya impuhwe z'Imana. Hari igihe cyageze rwose ntangira kujya amererwa nabi, nkagira nk'ibintu navuga bimeze nk'ihungabana, nkabirirwa ahantu hose. Noneho muri icyo gihe rero nari imeze nabi kubera ibyo bintu byose nagiye nyuramo. Nibwo umuntu yanzaniye agatabo ko kwiyambaza impuhwe z'Imana. Noneho kariho ishusho ya Yezu Nyirimpuhwe. Noneho arambwira ngo hano ngo harimo noveni, ngo kandi ngo iyi noveni ngo aya masengesho yo kwiyambaza impuhwe z'Imana ngo afite imbaraga ngo zikomeye cyane, ngo iyo yakoze ngo ibyo usaba byose ngo Imana igira gute irabigusubiza. Nuko ubwo rero nyine urumva nari mbabaye cyane, ndibwa ahantu hose. Noneho ntangira gusaba Imana kugira ngo inkize. Nuko nkora novene y'iminsi 9. Ubwo buri munsi nyine najyaga muri chapeli ngasenga, nkakora iyo noveni. Iminsi 9 irarangira. Noneho nyuma y'iminsi 9, nka nyuma y'ibyumweru 2-3 gutyo, haje kuza undi mupadiri ampa agatabo, ariko nabwo yagahaye undi muntu,
aravuga ngo yaranshatse nyine arambura kubera ko nari ndi mu bayobora abandi banyeshuri, arambwira ati rero ati Emmanuel namushatse ndamubura, abwira uwo musore nyine ati aka gatabo ukamumpere, niko nari muzaniye atari ko ukamumpere. Nuko agatabo arakanzanira, kari agatabo nuko akanyamakuru kitwa Intumwa y'Impuhwe z'Imana. Ako kanyamakuru k'Intumwa y'Impuhwe z'Imana harimo ubutumwa bwa Ruhango, ahantu hitwa mu Ruhango kwa Yezu Nyirimpuhwe, ku buryo rwose narabusomye nkasoma ubwo buhamya, nkasoma ukuntu abantu bajya mu Ruhango bagakizwa, abarwayi, abarushye ku mutima bagakizwa. None uko mbisomye nkumva mu mutima biri kugenda bicengeramo, nkumva ndanikanze mvuga nese hari ahantu umuntu yajya akaruhuka ku mutima ibibazo bye bigakemuka. Nuko ubwo mpita mfata icyemezo cyo kubandikira, noneho mvuga nti noneho ndashaka kuzakora umwiherero, mfite ibibazo ku mutima, ndaremerewe, ndarwaye, ndakomerewe, ndumva nshaka ko Yezu Nyirimpuhwe ankiza. Nuko ubwo rero nuko nguko nagiye kwa Yezu Nyirimpuhwe nkora umwiherero. Noneho ikintu batwigishije muri uwo mwiherero baratubwiye ngo Imana iradukunda cyane, ngo Imana iradukunda ngo bikomeye, ngo kandi ngo nubwo waba ubabaye, nubwo waba urembye igihe cyose, urukundo rw'Imana ntiruvaho. Ati kandi Imana yaremye ibintu byose, ni Imana ishobora byose, yashyizeho ibintu byose. Ati utekereze ko iyo Mana ishoboye byose igukunda, ndetse ikabigukunda cyane, ndetse twanavuga ko kurusha n'uko umubyeyi akunda umwana we. Nuko noneho ubwo numva nyine ndafashwe niko navuga, noneho mpita mfata icyemezo babaye, noneho ubwo Imana inkunda rero nanjye ngiye gufata icyemezo cyo kuyikunda nk'uko inkunda. Ndetse navuga ko n'ububare bwanjye nase nkaho mbushyira ku ruhande rwose, ndavuga nti rero niba ari uko bimeze n'iby'ububare nta n'ibyo binakivuze cyane, ahubwo icyangombwa nuko nkunda Imana nk'uko nayinkunda. Nuko ntangira rero kwinjira nyine banadusobanura nyine ko urwo rukundo rwose nyine arirwo rugaragaza impuhwe zayo, cyane ko umuntu nubwo agenda acumura ariko Imana ntabwo ijya yibagirwa umuntu. Nuko ubwo rero nafashe icyemezo cyo gukunda Imana no gukurikira impuhwe z'Imana, ndetse ndangije no kwiga. Noneho nza kujya, hari ekipe y'impuhwe z'Imana yabaga kuri paruwasi ya Gisenyi, nza kujyayo ngiye gusenga, nkubitana n'umuntu uyikuriye, arambwira ati ariko rero ati numvishe ko ujya mu Ruhango, atuzaza uduha ubuhamya. Nuko barantumira njya muri groupe yabo ngiye gutanga ubuhamya, ariko noneho nsanga ari groupe iri organize. Ndavuga nti ariko nashakishije kenshi ahantu nsengera, none niyemeje kuguma muri groupe yanyu, nari nje kubaho ubuhamya, ariko niyemeje kuba muri groupe yanyu kubera yuko ubutumwa bw'impuhwe z'Imana narabukunze, ndumva nshaka gukomezanya namwe n'ibikorwa byo kwamamaza impuhwe z'Imana. Nuko ubwo rero ntangira kwinjira mu bikorwa byo kwiyambaza impuhwe z'Imana, ari nako nyine uko ngenda nsobanukirwa, ari nako izo mpuhwe z'Imana zigenda zinkiza, zikankiza ku mutima, ndetse ku buryo nari mfite n'igikomere cyo kumva ko umuntu tudahuje ubwoko ari mubi. Nkumva mbese nabona n'abantu barebare cyangwa abantu bafite amazuru nyine, kuko navuga ngo amazuru ngo ameze gutya na gutya, nkikanga. Ariko maze kwakira impuhwe z'Imana naje kumva ko abantu bose ari beza. Ubundi ubwoko nta nubwo ari ikibazo, kuko ahubwo ubwoko navuga ko mu Gifaransa ni richesse, sinzi ukuntu nabishyira mu Kinyarwanda niba twavuga umutungo, ariko ni richesse dufite kuba Abanyarwanda tuvuga ngo turi amoko atatu. Ni richesse dufite tugomba kureba, ni ukuvuga ngo ni ubukungu bukomeye dufite, aho kuba ikibazo ahubwo byagombye gutuma dushimira Imana, tukavuga tuti Imana yaremye abantu beza, yaremye abarebare, yaremye abagufi, yaremye abameze gutya na gutya, ariko byose iyo birebye turi kumwe twese ni byiza. Uko turi kumwe twese dusabanye nibyo bishimisha Imana. Noneho icyo kintu nza kukiyumvisha rwose, ku buryo nahise mvuga nti rwose ubundi ibintu by'amoko nta nicyo binavuze, twese turi abavandimwe rwose. Ndetse no muri mu ikipe y'impuhwe twabagamo rwose, groupe y'impuhwe twese twabaga turi kumwe, abaturutse Kongo, abaturutse hehe, abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi, twebwe twacitse ku icumu ry'iyo jenoside yakorewe Abahutu. Mbese twese twabaga turi kumwe, twunze ubumwe. Nuko ubwo rero naje kumva ko nyine mpamagariwe no gutanga imbabazi, ndetse ku buryo
byantwaye igihe, ariko noneho ndetse nibuka ko nabwiye n'abantu bo muri groupe y'impuhwe ndetse bashoka baranatangaye cyane, ndavuga nti ariko rero ubu noneho niyemeje kubabarira umuntu wice papa, ndavuga nti nabyiyemeje rwose kandi ngomba kujyayo, ndetse bapanga na gahunda yo kuzamperekeza kujya gukora ibikorwa by'impuhwe z'Imana muri komine yanjye nyine aho ngaho navukaga, ngira ngo twagiye no gushingayo groupe y'impuhwe z'Imana. Ariko nafashe rwose n'inzira njiwe rwose, aho ndi nyine uwo mugabo bavuga ko ari umugabo witwa Karangwa Pierre, nyine bavuga ko ari we wicishije papa, kandi bavuga ko hari n'abandi bantu nyine yishe mu karere muri komine yacu, nk'abantu bavuga ngo yarasiye mu masoko, bakavuga ngo nabaye niwe wabishe, donc avugwaho ibintu byinshi cyane. Ariko nafashe rwose inzira njiwe, njyana udutabo tw'impuhwe z'Imana, turaganira, none numva ko impuhwe z'Imana ziduhamagara no kwegera nyine abaduhemukiye tukabagirira impuhwe, kuko nabo basigarana ikibazo. Ubwo ndetse navuga ko no mu minsi yakurikiyeho twagiye tubonana tukavugana, cyangwa se rimwe nkamutuma akajya iwanjye, mbese navuga ko hari umubano twagiranye. Ibyo rero byanyeretse yuko koko ibikomere byacu dushobora kubyereka Imana, noneho tugatega amatwi Imana. Ese Imana irashaka ko dukora iki? Aho ngaho ni naho mbona ko nafashe umwanzuro wo kubona ko amahoro y'u Rwanda ari mu mpuhwe z'Imana, ari mu gutanga imbabazi no kuzisaba. Ni ukuvuga ngo kandi gutanga imbabazi njyewe mbona ko biza mbere yo kuzisaba, kuko erega n'umuntu waguye mu cyasho no kutagira n'uwo mutima. Ariko wowe kubera ko uba ukeneye kuruhuka ku mutima ndetse no kwiyunga n'Imana, erega ntabwo tugomba kwibagirwa yuko turi hano ku isi twahashyizwe n'Imana, tuzongera dusanga Imana. Ntabwo ibyo turwanira ahangaha byose bizashira. Umuhamagaro wacu ni uwo kuzongera tugasanga Imana. Ubwo rero kugira ngo umuntu ngo yarampemukiye ukomeze kubyizirikaho ngo yarampemukiye, ntuharanire uwo mubano n'Imana, ntabwo ari byiza, bishobora no gutuma ahubwo ubona ujya mu muriro w'iteka, kubera ko kubabarira wanze kubikora. Ariko ntabwo nshaka kubigira nk'itegeko, ngo itegeko, kuko nanone biva mu bushake bw'umuntu. Ni ikintu nifuza ko, cyangwa se mpamagarira abantu ko icyo kintu bakigeraho. Ubifitemo ingorane, niyo mpamvu navuga nti tugenda dutanga ibiganiro, cyangwa tugenda dushyira ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga. Ashobora kuba yanshaka, cyangwa se agashaka n'abandi bantu kugira ngo bamufashe muri urwo rugendo. Ariko gutanga imbabazi birakenewe, ndetse kugira ngo n'amahoro arambye y'igihugu cyacu azagerweho. Ariko iyo ni gahunda nzanasobanura, kuko navuga ko ari nawo mushinga njyewe mfitiye Abanyarwanda. Umushinga mfitiye Abanyarwanda ni uwo gushaka amahoro binyuze mu mpuhwe z'Imana, binyuze mu gusaba gutanga imbabazi, ariko nanone hakiyongeraho no kurwanya ikibi, kuko nanone niba iyo tubonye ibibi biza, nabyo ibyo biganiro tuzatubikora nyine byo kureba ibibi biza, akarengane, nanone ntabwo tugomba guceceka ngo impuhwe, no, nanone impuhwe z'Imana zita ikibi kigomba kwitwa izina ryacyo. Ikibi kigomba kwitwa izina ryacyo mu mpuhwe z'Imana, niko bimeze. Ibyo rero ni ukuvuga ngo gahunda mfite nyine ni ukwigisha nyine kubabarira, gutanga imbabazi, gusaba imbabazi, noneho no kurwanya ikibi. Ndatekereza wenda ko narondogoye, ariko ibyo bikomere byanjye nanyuzemo, uko nahuye n'impuhwe z'Imana. Ikindi kintu nyine byampamagariye kutihorera rwose, kandi iyo mbivuze ntago ndi kubeshya, ahubwo mbabazwa n'abantu tuvuga amateka yacu bakatwita, bakavuga ngo turi gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi, cyangwa se ngo turi kubiba inzangano. Ni ibintu ntashobora kwiyumvisha na gato y'ahantu binahuriye, ndetse kuvuga ngo yenda kuvuga ngo jenoside yakorewe Abahutu, bakavuga ngo ni ugupfobya ngo indi jenoside. No, ntaho bihuriye, ahubwo ikibazo ni uko abakristu, niyo mpamvu duhamagara abakristu abemera kumenya gushishoza amagambo cyangwa ibyo abanyapolitike bavuga n'ukuri kw'ibintu, kuko akenshi abanyapolitike barabeshya kubera inyungu zabo. Ariko ukuri kw'ibintu ni uko niba uvuze ndetse impuhwe z'Imana nk'uko nkunda kubisubiramo, zigomba kureba akaga ka buri muntu zikakitaho, zikakita izina ryaryo,
uko byagenze impuhwe z'Imana zikabivuga zikabyerekana, ariko kugira ngo dukize uwo muntu, dukize icyo gikomere uwo muntu afite, ndetse dukize n'uwo muntu wabikoze, uwo muntu wabikoze nawe tumufitiye impuhwe. Nabyo mbivuze sinzi ko abantu bashobora kuvuga ngo sibyo, ariko njye n'izo nkotanyi nzifitiye impuhwe, ahubwo yaba inkotanyi yashakaga gukira yampamagaraga ikamera, ariko rero narahemutse, ariko rwose ndifuza ko wamfasha nanjye mu rugendo rwo gukira. Ntabwo iyo telefone nakwanga kuyakira, ntabwo nakwanga kugira njyewe no kubonana nawe, nabonana nawe rwose, kuko icyangombwa ni uko uwo muntu akira. Nta rwango mfitiye rwose abantu batwiciye nabo bakomeza kubihakana bafite n'ubutegetsi, nta rwango mbafitiye, ahubwo no mu masengesho yanjye ndabazirikana cyane, nkaba nifuza ko bahinduka kugira ngo urwo rugendo habeho ibiganiro byo kugira ngo ayo mahano atazongera kubaho. Njyewe izo mbabazi zanjye nkomeza kuzisubiramo, kandi ndi François, je suis ouvert rwose, uwo ari we wese wasaka kumbaza ikibazo, aho kugira ngo hari abarutse kuntuka rwose ku biganiro nasohoye, bantuka ngo wa mutwe w'igiki ngo n'ibiki, abantuka mbese ibitutsi byinshi cyane. Ibyo ngibyo ntabwo ari byiza, ariko ntabwo nanone bishobora kuduca intege. Ibyo ngibyo ntabwo ari byiza, ahubwo niba duhamagare batubwira ati ahubwo turashaka gukira, turashaka gufasha abantu kugira ngo ubugira nabi buhagarare, kandi ntabwo sinzasubiza inyuma n'uwaba ari mu batugiriye nabi ushaka gukora urwo rugendo. Ndumva rero yenda naba ndekeye aho ngaho, nawe ukaba wakomeza umbwira nyine, kuko nawe wanambwiye yuko nawe ndetse wabaye n'umukarismatike, ndetse ko wageze no mu ruhango, nawe ukaba wambwira uko mbese wakoze urugendo rwo gukira ibikomere. Nari kuri mute nabibonye. Urakoze cyane Emmanuel, kandi kuba utubwiye ku rugendo wakoze, cyane cyane urugendo rwo kubabarira. Uravuga uti kubabarira, kwiyunga bibanzirizwa no kubabarira, noneho ubabariye akabohoka, noneho akabona gusaba imbabazi, kuko habanje gusaba imbabazi byasa nkaho ari nko kumuhatira gusaba imbabazi wenda y'ikintu atemera cyangwa se atari yabasha no kwakira. Ndumva ari urugero rwiza cyane uduhaye. Ikindi nshaka kuvuga mbere yuko nkomereza aho nari ngeze ku buhamya bwanjye, ni ukuntu uri uvere, ukuntu uvuga ibintu byawe uri uvere. Mu bantu bagize akababaro batewe n'aya mateka, nta muntu ushobora kuvuga ngo akurusha akababaro. Ntabwo nshaka kugereranya akababaro k'Abanyarwanda hano ngo icyo bita gushyira mu dukubo cyangwa se ikimenyetso cya bihwanye. Oya, buri kababaro k'Umunyarwanda, kabone niyo yari yaba nta n'umuntu n'umwe yatakaje, ariko akaba yarababariye muri kiriya gihugu, njye numva gakwiye guhabwa agaciro kako. Ntabwo bivuga ko uwatakaje benshi ari ufite akababaro kuruta uwatakaje umwe. Ntaho bihuriye aho ngaho, ntabwo dushaka kujya mu kunganya, kuko twaba tuguye muri wa mutego wa wundi wavugaga w'abanyapolitike, banavuga ngo iyo uvuze ibyakubayeho ukavuga ubuhamya bw'ibyagukomerekeje, ukavuga amateka yawe, ngo upfobeje biriya. Ibi rero ni nabyo ngira ngo tuzabigarukaho kenshi hano, kandi rwose ndagira ngo ujye ukomeza wisanzure nk'uko wisanzura hano kuri Inkubiri 24, tujye tuza tuvuga ibintu byatubayeho atakubica inyuma ku mugani w'Abarundi, nta kubica inyuma, nta no kubyongeraho ikindi kitari icyo twabonye, kuko guca imanza zo zifite Imana niyo ya mbere izaca imanza. Icya kabiri, hari n'ubucamanza, ubutabera. Ubwo ngubwo rero ntiburagera igihe cyabwo. Ngewe mvuga ko nkeka ko ubu ngubu etape turimo niyo kugira ngo tuvuge ibyatubayeho, tuvuge ubuhamya bwacu uko byagenze, ntacyo tubwongeyeho, nta n'icyo tugabanyijeho. Nkanavuga ngo nkanongera gutanga mesaje ku banyapolitike, kwitwa umunyapolitike wese ushaka gufatira ku kababaro k'Abanyarwanda ku mpande zombi, yaba ari akababaro k'abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi, kaba ari n'akababaro k'Abahutu barokotse inzira ndende na jenoside yabakorewe muri Kongo no mu Rwanda. Abo bantu bashaka gukoresha ako kababaro kacu k'abavictime ku mpande zombi, bakagakoresha mu nyungu za politike,
abo baradusonga ni nko kutwica bundi bwa kabiri, ni nko kutwicira bundi bwa kabiri. Ngiye numva bari bakwiye kureka abantu barokotse ibi bintu bakivugira ibintu byabo uko byagenze, nta kubishyiramo amarangamutima ya politiki. Aho uzi umuntu wakwiciye nk'uko wavuze, uwo muntu wakwiciye aho ngaho iwanyu i Rutsiro, ukagenda ndetse ukanamutanga, ukamuha impuhwe, ukamugirira impuhwe, ukamuha imbabazi, aho ngaho uzi umuntu wakwiciye. Ariko umuntu uzajya ujya hariya akavuga muri rusange ngo yumvise bavuga ngo runaka niwe wishe aha n'aha, ngo yarayoboye ingabo, ngo yarameze gutya, wenda atari nawe wanamwishe direktoma gutya, ngewe ibyo bintu byo kuglobaliza nibyo ndwanya. Nibyo bintu rwose ngewe ndabivuze, kandi ndi umuvictime w'ibi bintu. Ntabwo nifuza ko ikibazo cyacu cyo kuba abavictime, ikibazo cyacu cy'ubuhamya gishyirwamo amarangamutima ya politiki. Nta marangamutima ya politiki agomba kubamo. Ibi byo gupfobya n'ubundi bizanwa n'abashaka gushyiramo amarangamutima ya politiki aribo FPR, kuko idashaka ko ikibazo cyabaye ku bandi banyarwanda cyumvikana uko kigomba kumvikana. Maze rero baragira ngo nkomeje nyine amarangamutima ya politiki arayobya cyane, kandi akanapfukirana. None se nk'ubwo ngubwo ngewe nta rwango mfite, rwose, biragaragara. none amarangamutima ya politiki araza kumvisha abantu ko ngewe ndi kubiba urwango. Urumva politiki zigira gute? Ziyobya abantu. Ikindi kintu nanavuga, ubundi mu by'ukuri, ubundi ibintu by'ubumwe n'ubwiyunge, kwiyunga, imbabazi, mbere yo kuba gahunda ya politiki, ni gahunda y'Imana. Ni gahunda, kuko ni ingabire y'Imana. Kubabarira, imbabazi, impuhwe ni ingabire y'Imana, ntabwo ari ingabire y'abanyapolitiki. Abo abanyapolitiki nyine barabikoresha muri politiki bakadusenya ahubwo kurushaho, bakadukomeretsa, bagakomeretsa abantu, bakomeretsa impande zose kurushaho. Ni ukwitonda cyane. Niyo mpamvu nyine abantu bose batwumva ni ngombwa kwitondera gutandukanya inyungu za politiki n'ukuri kw'ibintu uko kuri. Jisoma nagira nkunganira aho nanjye, nk'ubu abashobora no kutwumva, kuko turaza kuza kubigeraho wenda mu buhamya mu kindi gice kiza kuza ukuntu waba waragize hanze, cyangwa se tuzanabigeraho wenda n'ubutaha, wenda dushobora kutabijyaho en detail, ukuntu twongeye guhunga, kuko nanjye ngubu tuvuga ndi mu buhungiro, nawe uri mu buhungiro. Cyane cyane tubwira abanyapolitiki bari muri opposition, kuko byibura nibo bashobora kutwumva. Abo mu Rwanda bo, abari ku butegetsi mu Rwanda bo bamaze kuvunira ibiti mu matwi, ntabwo kutwumva bo ntibabishaka. Ariko byibura abo muri opposition bashobora kutwumva. Umuntu witwa umunyapolitiki wese wo muri opposition uri hanze, udashaka kumva ibi bintu byatubayeho ngo abyumve nk'uko twe tubitanga nk'abatangabuhamya cyangwa se nk'ababibayemo, nk'ababirokotse, ahubwo bagashaka kubikoresha mu nyungu zabo za politike, bagashaka kubikoresha mu kwigizayo abandi banyapolitike. Ibyo bintu nibi cyane. Abaca imanza, kuko nta munyapolitike waciye urubanza, ntawe. Umunyapolitike ari hariya, ubundi inshingano z'umunyapolitike ni ugushaka ibisubizo by'abaturage, kubera ko abaturage bose badashobora guhurira muri perezidanse, badashobora guhurira muri za minisiteri, badashobora guhurira mu nzego n'izi za leta, bwo gushaka ibisubizo bitandukanye by'abaturage baba babagejejeho. Ni ukuvuga ngo rero nta munyapolitiki ugomba kwivanga mu butabera ngo acire undi munyapolitike wundi urubanza, ngo avuge ngo kubera ko yavuganye na Minani cyangwa kubera ko yavuganye na Emmanuel uriya ni interahamwe, kubera ko yavuganye na runaka uriya ni inkotanyi. Icyo kintu ni ikintu kibi cyane. Ndagira ngo nongere gitsidagire umunyapolitiki wese uzabasha kumva iki kiganiro cyacu abyumve, areke abarescape bo ku mpande zombi bivugira ibintu byabo atakubizanamo amarangamutima ye ya politiki cyangwa se inyungu ze za politiki. Nanjye burya mfite indi identite ya politiki, ariko ningera muri identite yanjye ya politiki, ngewe nzaba ndimo nerekana imiti yo gukemura ikibazo cy'abana b'Abanyarwanda. Nta na rimwe nzazana umuti uvangura Abahutu n'Abatutsi, nta na rimwe nzazana umuti uvangura abo mu majyepfo no mu majyaruguru n'iburasirazuba n'iburengerazuba. Ibyo bintu byumvikane neza. Ngewe ndabivuze Minani Jean Marie, nta na rimwe umuntu azumva kereka icyancika, ariko icyancika nacyo ntabwo kiba kiri ku mutima, cyangwa se uwacyenterpreta mu bundi buryo bwe.
ariko ikiri mu mutima wanjye, ikiri mu mikorere yanjye, mu ndangagaciro zanjye z'ubumuntu n'umukristo, ndetse nicyo guhuza abanyarwanda twese tugashakira hamwe umuti w'ikibazo cy'igihugu cyacu. Maze rero Emmanuel unyemerere, mu minota twihaye hasigaye iminota mikeya, ariko ndagerageza kubicamo nihuta. Mu gice cya kabiri nanjye cy'ubuhamya bwanjye nagira ngo mvuge tugeze iwacu ku Mugina uko byagenze. Ubwo rero nari nababwiye ko twari turi muri kado transit hariya ku Ruyenzi, twayirayemo rimwe gusa, buracya mu gitondo badushakira ibikoresho batwohereza iwacu ku ivuko. Ubwo rero ngewe mvuka hahoze ari muri komine Mugina, ubu ngubu ni mu karere ka Kamonyi muri prefegitura ya Gitarama. Ubwo rero twarahageze, tukihagera twaruhukiye ahahoze ari icyitwa komine. Maze kuhagera twahageze ari ku mugoroba, nuko tuhasanga nko mu ma saa cyenda n'igice gutyo. Ubwo rero icyo gihe twagombaga kwandikwa, twageze ari muri weekend, tugomba kwandikwa, hari samedi dayeri, hari ku munsi wo kuwa gatandatu, twagomba kwandika mu bitabo by'abantu bahungutse, bakanabwira umuyobozi w'aho turi konseye ko hari abantu be akaza kuza kudufata. Niko byari bimeze, niko procedure yari imeze. Ariko ubu twe tugeze ku biro bya komine, twahasanze abapolisi babiri barinda ibiro bya komine, umwe yitwa Festo, undi sinibuka neza izina rye. Uwo Festo we yari n'umuntu donc yakomokaga mu kantu k'akagari twari duturanye. Impamvu ushaka kumuzanamo hano ni uko narokotse yaragiye kunyica. Uwo Festo akimara kumbona yahise atangara, aravuga ngo ngo Minani, ngo nawe ngo uracyariho, ngo reka nze ngo nkwereke, ngo ndajya kugushyingura ngo mu cyubahiro ngo aho mwashyize ngo abacu. Ubwo ndavuga nti ibyo bambwiye nyine donc ndangiye kubibona, mugezi iwacu, ariko ntabwo ndibuze kuza kurokoka. Ndokotse rwo mu mashyamba, ariko urunguru rw'iwacu rwo ndabona ntari buze kuza kurokoka. Aratangira arasharije imbunda rwose, umujinya arawuhembera, arangije. Ariko ubwo aho kuri komine iwacu aho twaruhukiraga ni hafi ya paruwasi gatolika ya Mugina, ni nko muri metero nka 50-60 uvuye kuri komine ujya kuri paruwasi, cyangwa metero nk'ijana wenda reka avuge metero nk'ijana ujya kuri paruwasi. Ubwo rero aho ngaho kwa hari kuwa gatandatu hanyuraga abantu benshi batandukanye bagiye muri za repetition, muri korali, mu mirimo itandukanye kuri paruwasi. Ubwo rero harimo abatubonye baravuga ngo ngo Minani, ngo na mushiki we, ngo na musaza we, ngo bageze ku Mugina. Urumva nigaga muri segonderi, navuye mu Rwanda niga muri segonderi, ibyo byose aho ngaho iwacu narinzwi nk'umuntu wigaga mu mashuri yisumbuye, nigaga mu by'Imana. Ubwo noneho uwo mupolisi amaze kuvuga gutyo, mbwira mushiki wanjye, turabigenza gute? Turasenga Imana, turavuga tuti rero ni ugusenga Imana nanone. Ubwo urumva uriya n'umupolisi afite imbunda n'iki, ubwo byarangiye mbega muri makeya. Ariko ubwo mushiki wanjye aranyonyomba, aragenda ajya ku muhanda, njyewe nsigaho, kuko iyo ndamuka nibeshye nkahava yari kurasa nyine, ariko wabonye urwaho rwo kuvuga ngo nari ngiye gutoroka akandasa. Noneho mushiki wanjye aranyonyomba, aragenda ahita ahura n'abantu bavaga muri repetition. Arabwira ati rero, ati twageze hano, ariko ati musaza wanjye wamereye nabi, ati hari umupolisi yavuze ngo bagiye kumwica, ati kandi bagiye kumwica tutanageze no mu rugo. Ubwo mushiki wanjye abibwiye abo bantu muri korali, bahita bagenda babibwira umupadiri witwa Isidore, w'umwesipanyoro wabaga aho ngaho kuri paruwasi yacu. Habaga abapadiri babiri b'abazungu, harimo umwe, abo bose b'abaespanyoro, umwe yitwa Padiri Yohana, undi akitwa Padiri Isidore. Uwo Padiri Isidore baje no kumwica nyuma, Imana imurehe iruhuko ridashira. Uwo mupadiri rero bamuzizaga ko ngo yajyaga ngo afasha ngo interahamwe, ngo cyane ko habe yafashaga ngo interahamwe ngo bafunze, kuko yajyaga afasha imiryango, nibyo koko y'abafite abantu bafunze bari mu magereza, ariko yajyaga afasha n'imiryango y'abarokotse, yafashaga impande zose. Yari umuntu mbega uri netre, afasha abantu bose, ariko ntabwo bifuzaga ko we afasha abandi bantu mu kindi gice, ni ukuvuga abahutu, ni ukubashaka ko afasha igice kimwe cy'abatutsi. Ubwo rero baragiye barabimubwira, baramubwira ati hari umuntu wahungutse hariya, yahoze yiga amashuri yisumbuye,
ariko abemerewe nayo ashobora kuza kwicwa. Ubwo rero byabaye ngombwa ko yenterivena, aza aho kuri komine asanga barimo baranyandikisha inyandiko. ubwo umupolisi nyine ntabwo yarekeye aho, yahise abwira avuga mbere yuko nyine ayavuga ngo arajya kunshyingura ngo mu cyubahiro ngo aho bashyinguye ngo abandi, yahise atangira kumbwira ngo nandike inyandiko ngo yuko ngo hari abantu nishe. ndabwira ariko njyewe nta bantu nishe, ntabo rwose habe n'inyoni itamba ngo naba narakozeho. ati no, turabandika, ati byanga bikunze, ati nutanabandika wandike, ufate urebe wowe ufata wandike. ubwo yahise nta urugero rw'umwarimu wigishaga kuri primaire yacu nyine wishwe muri jenoside, aravuga ngo wandike nk'uyu nguyu ngo uvuge ko ari wowe wamwishe. nuko ndavuga ni oya, njyewe ntabwo nabyandika. aravuga ngo ngoke, atangira gusharija. numva ubwoba butangiye kuza, ntangira gufata ikaramu ntitira, noneho ndandika ariko sinashyiramo ngo ko nishe. ndandika gutya, njyewe runaka nabonye abantu bajya kwica, akajya aza akareba ibyo ndimo kwandika, nkagenda nandika buhoro nyine n'ubwoba n'icyo. ariko ubwo mu kanya gato ngiye kubona umuntu w'umupadiri arahageze. amaze kuhagera ararumarika nyine, abatemoye ukirere ko duhari. urumva uwo mupolisi ntabwo yari agifite kuba yatunyereza ngo ajye kutwica, ngo ajye kunyica. nuko ubwo ibyo kwandika araza arareba, umupadiri aratubona, aravuga yavugaga ikinyarwanda nyine, Minani Jean Marie wigaga mu mashuri yisumbuye hariya mu Byimana, none urahungutse, ibintu nk'ibyo. nuko ndabwira ndahungutse n'ibicya, ubwo ngubwo rero uzasubira mu mashuri yisumbuye? ndavuga nti nzasubiramo padiri n'iki nimdamuka ngeze iwacu mu rugo. ubwo rero umupolisi ahita agira ubwoba bwo kugira gute, bwo kumerera nabi. nuko ubwo rero byabaye ngombwa ko uwo mugoroba nabwo twaraharaye, tuharara nabi, harara ncyurira avuga ngo twishe abantu, ngo twagize gute, ngo nk'ibyo. ndamwihorera, ndaceceka, ndaruca ndarumira rwose, sinagira icyo mumubwira. buracya, bumaze gucya, ubwo niho bahadukuye. ubwo na konseye wacu yari yabimenye ko twahageze, n'abandi bantu bose bo muri quartier n'abantu twari tuziranye bose bari bamenye bati ko Minani yahageze na petit frère we na petite sœur we. ubwo rero icyo nicyo cyadukijije, ntiyabasha kutwica. nuko rero tugeze iwacu, ubwo muri iyo minsi nyine habayeho ibyo kujya gushaka amarangamuntu, nawe wabivuze, nicyo kintu cyakurikiragaho, mukajya kwiyandikisha. nabyo ni ubuhamya burebure, hari aho umuntu wageraga nyine bakagucunaguza, bakagutonganya, bakagira gute. nuko ubwo nyine aho nasanze abantu benshi barafunzwe, abantu benshi barishwe nyine, abo twari tuziranye, abo abacuruzi, abarimu, ibiki, abo bagiye bicisha amabuye, abagiye bakubita inkoni nk'uko nguko bishe papa wawe, abo barashe. hari mbega ikintu cyitwa ubwicanyi, mbega ntabwo u Rwanda rwa 1994 ko nari nararusize, n'ubundi nabonaga ngewe ariko rumeze, cyangwa se wenda ariko rumeze umuntu yabivuga. nuko ubwo rero byo kurashaka amarangamuntu n'indangamuntu maze kuyibona, ubwo byabaye ngombwa ko kuko nta washobora kurenga aho muri secteur yabaga arimo, byabaye ngombwa ko njye Kigali rero nari mfite bashiki banjye batahunze. Dayeri umushiki wanjye umwe nawe yari yararokotse interahamwe, kuko nawe zashatse kumwica zimuziza uko yasaga, isura n'iki byose, zimwita umututsikazi. ubwo 94 hari ibyo ntari naravuze ubushize, nabwo hari mukuru wanjye nawe wari waraguye wishwe n'interahamwe hari Nyamirambo. hari na mubyara wanjye na famiye ye nawe, ni benshi muri famiye yacu bishwe no ku rundi ruhande. ngewe uvuga ko ndi umuvictime, numva ko ndi umuvictime n'undi byabaye 94 n'ibyabaye 96 mu mashyamba mu nzira ndende. ndetse n'ibyo muri 73 nabyo nzagira ubuhamya, nzabikubwira ndi mu nda ya mama, ukuntu narokotse ndi mu nda ya mama. ndi umuvictime w'ibintu byinshi byabaye mu Rwanda buriya. niyo mpamvu nanjye numva ko urukundo, numva umutima wanjye wamaze kwaguka, numva ko kwihorera atari cyo kintu mfite mu mutima, ahubwo icyo mfite mu mutima ari ukuba nahuza abanyarwanda, kuko ibyo bintu byose byatubayeho muri ibyo bihe bitandukanye ni ikigaragaza ubugome, ikigaragaza ko dukwiye kubaka u Rwanda tugarura urukundo mu banyarwanda, tugarura kuvugisha ukuri, tugarura ubwiyunge nyabwo, kuko
ntabwo wajya guhana ugiye guhana wahera muri za 40, hari n'undi uzakubwira ko nawe yahera 59, hari n'undi wakubwira ko yahera ku rucunshu, hari n'undi wakubwira he. Ntabwo turi abavictime twenyine, abavictime ni benshi. Ubwo rero nagiye gusura famiye yanjye abari barasigaye Kigali, abo bavandimwe batandukanye, nuko barongera. Ubwo twari twarageze mu Rwanda dufite ndibuka ubwo nako nibagiye kukubwira, nageze aho ngaho iwacu ku Mugina nambaye kamambiri zidasa, natoraguye mu nzira kubera ko ibirenge byari byaragiye bituragurika kubera kubura inkweto zo kwambara, ariko ngira amahirwe mbona izidasa ndazishyira mu birenge kugira ngo ibirenge bipfe koroherwa. Ubwo rero abantu bambonye bagiye bangirira impuhwe, abazanye imyenda, abazanye iki, ariko ubwo ab'i Kigali nibo baterateranyije amafaranga, bampa amafaranga njya kugura imyambaro, ibirato bishyashya, inkweto, iki, nuko bampa n'amafaranga yo kujya mfata akantu ko kurya kameze neza kugira ngo mbega nongere nkore rehabilitation y'umubiri wanjye, nongere mere neza. Ubwo rero aho ngaho i Kigali muri iyo minsi ubwo maze kubona abavandimwe banjye, ni nabwo byabaye ngombwa ko ntangira gutekereza kujya kurangiza amashuri, kuko twahunze ndi muri 6e ntarabashije kurangiza. Donc muri ya promotion vraiment yabuze epfo na ruguru, ikaba turi hagati, tudashobora gukomeza ngo twige muri Congo, tudashobora no kubona diplome, nta diplome twashobora kubona cyangwa tujye muri university aho dukomereza, abandi bari barakomeje. Nuko rero maze donc ibyangombwa ndabifite, irangamuntu n'udufaranga ndatubonye, ubwo byabaye ngombwa ko nsubira ku ishuri aho nigaga mu by'Imana kugira ngo njye gusaba ko bampa umwanya. Mpageze nasanze y'umufrere witwa Ignace Ngombwa Ignace, aho akinkubita amaso areba hasi, kuko ntabwo yaranzi neza, ariko wenda yaranyitegereje uko nsa n'icyo byose abantu bari bavuye Tingitingi, abantu barababonaga bakabibwira. Nuko nkawe yahise anyakira ati se urashaka iki, aramvuga ngo wewe utegereje wewe utegereje. Ndategereza igihe kirekire, ubwo noneho ahaziye arambwira ngo urashaka iki, urashaka kugaruka hano ku ishuri, ngo wigaga hano, ngo mbere intambara nigaga hano mbere, ntabwo witwa nde, ndabimubwira. Ajya mu madosiye, agiye mu madosiye nyine arambona, arangije kumbona ngo wari na duwaye hano, ndavuga nti nari duwaye frere rwose, nari duwaye. Ngo okay, ngo rero ngo nta myanya dufite, ngo ariko mushobora kuguha mu cyangombwa ngo ukagenda ngo ukabukora, ngo ugakoresha imyaka 5 yawe, ngo ukashaka akazi, ngo ukazagaruka umwaka utaha. Ndavuga se nyakubahwa frere ko inspector ari we yaranyohereje hano ngo nze kureba ngo hari umwanya, ukamubwiye ko nta mwanya uhari. Ngo yango nta mwanya uhari. Okay, ndabyakira gutyo ndagenda. Ariko nyuma naje kumenya ko hari abandi banyeshuri yakiriye, nyine ninjye watashaka. Ubwo maze kuva aho ngaho nagiye gusaba umwanya Ishyogwe hari umudiregiteri witwa Karekezi Emmanuel, yari yaranyigishije, yari umuntu nawe ufite umugore wishwe muri jenoside, nawe baramuhize bamumera nabi, ariko yari agifite umutima wa kimuntu, umutima ukunda abantu bose, ntabwo burya ari babi. Ubwo nibwo nagiye kumureba rero, mutekereza ikibazo cyanjye, ahita ambwira ati rero, ati ugende, ndampa akantu k'agapapuro ngashyira inspector ahita anyafekta Ishyogwe. Nuko nagiye kurangiza, ndangiriza mu ishuri rya groupe scolaire ya Shyogwe. Ariko ubwo hagati aho Ishyogwe naho hari ubuhamya naje kuhabonera ikintu twari tugiye ku directeur wo ngo yize kuza kutuzanira ibitabo mu ishuri, ndavuga nihuta kugira ngo bitaza kuza gutwara iminota myinshi, ya minota twihaye. Hari umunsi yigize kuza kutuzanira ibitabo mu ishuri, noneho hari abana b'abarescape, bavuga ko ari abarescape ba jenoside yakorewe Abatutsi, bari nabo baragize traumatisme zo mu rwego rwo hejuru, bazimya amatara, bamwe harimo n'abasirikare batera grenade. Icyo gihe rero yari avuye kutuzanira ibitabo mu ishuri, ni ngewe wari umuherekeje, ngewe na chef de classe. Ngewe ntacyo nari cyo, ariko nicaraga imbere. Ubwo noneho chef de classe arambwira ngo nimba twaza ibitabo, tugeze directeur mu ntuza muri biro, muri direction. Noneho muri kumutwaza, kuko hari nijoro bamaze kuzimya amatara, abana badutera grenade mu kibuga hagati. Iyo grenade tugira amahirwe ntiyaturika, ariko ntitwari tuzi ko ari grenade. Uwo nguwo kuko hari nijoro, uwo musepe, uwo chef de promotion yumvise, yavuze, yaratatse ngo bankubise ikibuye, ariko ukuntu yabitatse ukumva ari nk'ikibuye kinini, ariko icyo kibuye ntacyo twabonye, urumva ntabwo twese tukibona. Ubwo rero directeur duhita twihuta,
diregiteri turamuproteja turihuta kuko abana bandi bari abana bagira amahane ishyirwa bavuga ko ari ahantu habaga abantu bagira amahane abanyeshuri bagiraga amahane kandi ibyo nibyo kuko nanjye narabyiboneye muri uwo mwaka namazeyo wo kujya kurangiza ubwo duproteja diregiteri nanjye na chef de promotion tumugeza muri direction turinda ko babana bandi bamwataka wenda bakamumeneraho nk'amaninete cyangwa bakamukubita nk'iki ubwo umuriro icyo gihe warabuze igihe iryo joro ryose buracya bukeye mu gitondo nibwo muri cya kibuga baje abana bagiye kwiga mu gitondo kare bagiye muri etide babonye ko hari grenade bari baduteye nuko iyo grenade rero kubw'amahirwe turayirokoka twarokotse ibyo muri Kongo ndokotse ibyo kumugina iwacu uwo mupolisi washaka kumpamba mu ntuza mu cyubahiro ndokoka niyo grenade ubwo rero ndumva ari aho ngaho nanjye nabangereje kubw'impuhwe z'Imana n'ubundi nazabikomeza ubutaha kuko naho harimo ubuhamya bwinshi uburyo nabashije gusenga ubwo aho ngaho ishyogwe hari groupe charismatique dutangira gusenga twegereza Imana nkuko n'undi no muri Kongo muri ayo mashyamba maremare ngira ngo nigeze kubwira ko twarukuwe na Bibiliya yera twagendanaga tugenda dusenga inzira yose tugenda dusenga muri iyo nzira ndende Bibiliya harano twageze nubwo nabivuze ubushize abakongomani baratuzenguruka n'imiheto iriho uburozi noneho bashaka kuturasa no kutwica ubu icyo gihe rero iyo Bibiliya twayishyize hejuru nanjye wari uyifite tuyishyira hejuru turayibatunga kugeza igihe abadamu bari bari aho ngaho n'abakecuru batakambye baravuga ati ariko abantu turabona ari abantu b'Imana nta hantu bahuriye na bari abantu banyuze hano bafite imbunda b'abasirikare nuko ahubwo rero ninjira muri ibyo bintu nanjye byo gusenga uko genda nakira impuhwe z'Imana avuga ko nazakiriye comtere ndi muri université kuko ndi muri université nije muri groupe charismatique bya nyabyo nza no kuza gusenderezwamo ndetse ninjira no muri communauté de Emmanuel aho wowe witwa na Emmanuel kandi iyo communauté nyine yitwa communauté de Emmanuel ndumva ari ibintu bipasa rwose birapasa neza na avec ton prénom donc numva ari ikintu sinzi niba wenda ushobora kuba utari communauté de Emmanuel ariko nabyo niba uri wowe nabyo tuzabigira ubundi buhamya tuzabigira ikindi gihe tubiganireho turebe ukuntu kuko abantu bashobora gukira ibikomere abantu bashobora kwiyakira abantu bashobora kwakira ibintu byo kubana n'umwe n'ubwiyunge banyuze no mu ijambo ry'Imana bakiriye izo mpuhwe z'Imana kugira ngo izo mpuhwe z'Imana abe arizo zibakritiva abe arizo zibahindura bahinduka abantu bashyashya kuko iyo ni conviction mfite kandi kugeza uyu munsi wa none ndacyasenga nubwo ntajya muri Eglise Catholique cyane njya no mu babatiste kuko ababatiste bo bantu bari hafi yanjye kandi mfitemo n'inshuti zimfasha donc nsengera mu madini ariyo yose ashoboka y'abakristo mu Eglise Catholique nayo sinigize nyita ni idini ryanjye navukiyemo nabatirijwemo nigiyemo aho ngo mu by'Imana ariko ngewe nsa nkaho ndi beaucoup plus ouvert bien sûr kuri icyo kintu cy'amadini cyane les églises chrétiennes donc numva nabangarukirije aha tukazakomeza ubutaha kuko no muri université maze kwinjira muri université naho mafite ubundi buhamya nabwo butari navuga butoroshye kuko wabwira uko ibintu byakomeje bigenda ubwo rero Emmanuel nawe naguha umwanya muto dore dushigaje iminota twanayirengeye tumaze kurenza 3 hanyuma ukagira icyo tubwira wenda tugasoza kino gice cya kabiri ariko dusezeranya abanyarwanda ko tuzabagezaho n'ikindi gice tuzakomeza rwose reka yenda twere kurambirana cyane ariko tuzakomeza ikindi gice nanone icyo navuga nyine nuko urumva hariho ibintu by'ubugome byinshi koko twagiye turokoka sibyo urumva hari ibyo twarokotse muri Kongo hari ibyo nakubitiwe kuri commune urumva hari nawe nyine izo grenade uko kurokoka uwo mupolisi washatse kukwica hari ikibazo mbona gikomeye ubundi hari n'abantu bavuga ngo muri iyi minsi urabona hari ibibazo by'ukuntu abakongomani barakaye kubera ijambo rya perezida yavuze nyine avuga ngo nta bwicanyi bwabaye muri Kongo hari ibiganiro wumva bakavuga ngo abanyarwanda ngo nibo ngo bagome ba mbere ngo babaho ku isi abantu bagasobanura ukuntu abanyarwanda ngo bagire ubugome none mu by'ukuri hari ahantu ibintu bavuga ugasanga ari byo hari ubugome usanga dufite bukabije mbese biraremereye cyane ibintu by'ubugome udusangamo kandi no twese duhuje igihugu duhuje ururimi
ariko icyo kintu cy'ubugome noneho bugeza naho kwicana bisa nkaho byabaye igice cy'umuco. Ni ahantu tugomba gukoraho cyane, tukatravayaho cyane kugira ngo icyo kintu cy'ubugome noneho bugezaho kwica undi muntu, ni gute icyo kintu twagikura mu mitima y'Abanyarwanda. Iki kintu kirampangayikishije cyane kandi cyo kora nishimira ko njyewe nta muntu n'umwe nifuza ko yapfa rwose, ntawe. Kubera iki se umuntu agomba gupfa? Ntabwo nshobora kumva impamvu abantu bapanga gahunda yo kujya kwica abantu, kuroga abantu, kujya kwica abantu, gushaka abantu naho bahungiye hose, hakabaho gahunda zo kwera imina abantu. Ni ikintu mbese ni nko kongera kwigisha, gushaka uburyo hakwigishwa irindi yobokamana cyangwa se kwigisha ubundi buryo bwa ibyo bita za etike, za morali, ariko iyo sensibilisation ikabaho ifite imbaraga ihoraho yo kwerekana ko icyo kintu cy'ubugome bwo kwica butubamo ni ukubera iki. Aho hantu nge rwose sinzi niba uri kunyumva cyangwa n'abanyumva, harampangayikishije cyane. Aho niho hantu dukeneye gukora, tukerekana ko ubwicanyi ntabwo ari inzira y'Abanyarwanda tugomba gucamo rwose. N'abari kwica dukora iki kugira ngo abo bwicanyi abo bantu babuvemo? Nyine njyewe ubundi impuhwe z'Imana harimo nyine n'uburyo bwo kwiyambaza impuhwe z'Imana. Ni amasengesho twahawe na Yezu Kristo. Noneho ibyo abantu badashoboye kwikorera ubwabo, hari za mbaraga z'Imana. Noneho aya masengesho y'impuhwe z'Imana afite n'imbaraga zidasanzwe. Yahagaritse kubera kwiyambaza impuhwe z'Imana, hari ibintu byinshi bibi byagiye bihagarara ku isi, harimo intambara z'isi, intambara ya kabiri, ya mbere y'isi yose, ya kabiri y'isi yose. Ni ibintu abantu batribiwa kuki bavuga yuko ni imbaraga z'impuhwe z'Imana zabihagaritse. Noneho ibyo bintu twifuza rwose, twifuza gukora, dushyiramo imbaraga zacu kugira ngo icyo kintu cyitwa ubugira nabi gihagarare. Ni ukuvuga ngo tuzakora ibishoboka byose, duhamagarira abantu bakora ibikorwa bibi kubireka, ndetse tuhamagare no guhura nabo rwose. Ariko noneho hahandi mbese hahandi hari extremisme ikomeye, kuko urumva hari umuntu twarimo tuganira, umubabare ndimo kurondogora gato ariko turimo gusoza, ndi kumugana, ariko ngewe ubu nafashe icyemezo cyo guharanira amahoro. Noneho arambwira ngo ni umuntu w'umunyamerika twari duhuye hano, ndi kwitondera muri Superimarisha hano Varsovie, bari abanyamerika babiri. Barambwira ati ariko rero Emmanuel, ati ujye umenye yuko ngo abantu bavuga amahoro ubundi ngo ni nabo ngo batera ibibazo byinshi, ngo ni nabo ngo bakurura n'intambara. Yego. Ati rero atugomba kwitonda kuko atushobora guhura n'ibibazo byinshi. we yarashatse kukubwira wa mugani bavuga ngo kivera pe prepare la guerre, se wenda ntawamenya. Urabona ibintu by'amahoro bizamo politike nyinshi. Bizamo politike nyinshi, nyine umuntu akavuga ngo ari gushaka amahoro ariko akagenda ku ruhande akajya kwica abantu. Yego. Ngo ari gushaka amahoro akajya kwica abantu, ari gushaka amahoro ariko akabeshya. None se nk'ubu ngubu kuba tuvuge politiki iri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ikaba yemerera abantu bamwe kuvuga ubuhamya bwabo, abandi ikagira ikababuza. Wavuga ubuhamya bwawe bakakwica, cyangwa bakakwita igipinga, bakakwita uri gupfobya. Kandi iyo ni politike ivuga ko iri gushakira amahoro igihugu. Ni ukuvuga ngo iri gushakira amahoro igihugu, ariko nawe urerekana noneho verisiyo yo kuvuga ko amahoro ni ngombwa ko buri muntu avuga ibye. Noneho ya politike guhitana ni ukwitonda nyine. Yambwije ukuri ati rero, ati rwose ni byiza cyane, ati ugomba kwitonda umenye yuko abavuga amahoro ari nabo batera ibibazo. Ubwo rero ariko ntabwo dushobora gucika intege. Ikindi kandi nacyo icyo kintu nzagisobanura, ni uko amaherezo icyiza nicyo gitsinda. Icyiza kigomba gutsinda, ukuri kugomba gutsinda, icyiza kigomba gutsinda ikibi. Icyiza nicyo gitsinda ikibi. Ntabwo ari muri ya sanse yo kuvuga ngo niba ngo gusa, harimo sanse ebyiri nzumvamo, kuvuga ko niba umuntu akugiriye nabi nawe wikora la même chose, sibyo? Ariko indi sanse ya kabiri nayo iri plus ndetse ntekereza ko ari n'iryo jambo risobanuye, ni uko ubugome
ntabwo aribwo bufata ijambo rya nyuma ngo birangirire aho ngaho, ngo niba hariho politike zirandura abantu ngo izo politike nizo zizagumaho, ntabwo ari ikibi ntabwo aricyo kigomba no kuramba. Ikibi ntikiramba, icyiza kiraramba. Urufasha igihugu ukakigira igihugu demokaratike, ukagiha amahoro, ibyo ni ibintu biramba. Ariko dictature ubwayo, dictature no kwica abantu ntabwo biramba, ntabwo bishobora kumara imyaka n'imyaka, ntibishoboka. Byakunda birarwanwa kandi bikavaho. Icyo rero donc nicyo kintu tugomba kuduha imbaraga, twaba tuti amaherezo ibyiza dukora nibyo bizatsinda. Voilà. Niko bimeze. Ndumva aricyo iryo jambo navuga nsoza. Ubundi ndagushimiye cyane ku butumire wampaye. Ikindi navuga nuko n'iki kiganiro nacyo nzagishyira no kuri chaîne yanjye, chaîne urumuri rw'impuhwe Hakizimana. Donc ubwo kizahita kuri iyo chaîne ya Nkubiri ndetse no kuri chaîne urumuri rw'impuhwe Hakizimana. Yego, ninjye ugushimiye cyane. Ahubwo nagira ngo twibwire n'abatwumva ko murabizi ko muri iyi minsi habayeho ibibazo hariya mu Rwanda, bafata umwaktiviste witwa Karasira Aimable. Karasira Aimable ni umuntu wagiye warokotse jenoside yakorewe Abatutsi, icyo ni kimwe, ariko nanone ababyeyi be bishwe na FPR Inkotanyi nk'uko yakunze kubigaragaza, yakunze kugaragaza ubuhamya bwe. Nagira ngo mbwire abanyarwanda batwumva muri aka kanya ko ku mugoroba turaza kongera kugira ikindi kiganiro, turahamagara kuza kongera kugikurikirana na Emmanuel. Turaza kuvuga ku mugabo witwa Karasira, dukomeza kumutabariza no kumuba iruhande. Kumuba iruhande nicyo dushobora kumumarira muri aka kanya ka none. Nako kuvuza ni nko kuvuza yabaha, nko kuvuza induru, tukavuga tuti ibyo byose iyo umuntu iyo hagize nk'umujura wibye ahantu hafi aho ngaho, yitabara ushobora kugira ikindi ukora, ukoma karuru, none abantu bandi bashoboye kubatabara bakaba babatabara. Karasira rero Aimable urabizi ko bamutaye muri yombi, yiyongereye ku bandi ba activiste barimo na madamu Idamange Ryamugwiza Yvonne, barimo Paul Rusesabagina, barimo n'abandi benshi cyane umuntu adashobora kurondora hano. Buriya butegetsi bwafashe burafunga kubera cyane abenshi kubera ubwo ibitekerezo byabo bitandukanye n'ibya buriya butegetsi. Ndagira ngo rero ngushimire Emmanuel, kandi nongera kuguha nyine kukurarikira kuri iki kiganiro tuza kuza kugira ku mugoroba, kugira ngo nacyo tuze kuza kukitabira, kandi abatwumva nabo abashobora kuba baza bagafata ijambo turaza kuza kugitangaza, baze kuza, nta kibazo, ni karibu, kuko ibyo tuvuga ni ibibazo by'abanyarwanda. Ndagushimiye rero, kandi komeze kugira amahoro y'Imana. Murakoze cyane. Reka ndadusoze tuvuga isengesho rya Yubaha Imana Data. Yubaha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, ibahwe iteka ryose. Amen. Amen.